ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. Murumva ko bene data, iyo twiga ibyanditswe gutya, ugasoma ukabanza ukumva iryo zina icyo ryari rishatse kuvuga, noneho ukareba n'icyo rigomba gukora. Ubwo ahangaha izi ngero mbahaye ahangaha nk'uko nabwiye, ntabwo munsi hose twabona umwanya wose ngo tuyacukumbure, ahubwo namwe ubwanyu muzajya musoma Bibiliya, mujye mushaka kubanza mubanze musobanukirwe n'impamvu iryo zina rihari. Kuko ni ukuvuga ngo muri iri zina Yesu Kristo, tubonye ko ubwa mbere atari yavuka bari bavuze ko ngo azasama inda. Mariya yarabwirwa ko azasama inda akabyara umwana, akamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Noneho no gihe cyo kubatizwa kwe, ubwo nyine abagiye kuba Mesiya, nk'uko tubonye byakozwe n'umwe cyari cya 10:36, niho nanone ijwi rivugiye mu ijuru. Iryo jwi ryavugiye mu ijuru naryo rije guhamya ko wawo Yesu ari we koko wari ugomba kuba utegerejwe. Aya mazina rero nanone hari nk'uko nabibabwiye yuko gusobanukirwa n'icyo iryo jambo iryo zina riba rivuze, nabyo biba bikutwereka iyo nshinga no mu gihe nk'icyo ngicyo. Aha tujya gufata izindi ngero zino zireba nazo n'abahanuzi. Ndumva ari naho nza guhagarikira ko zishaka ko biza kuba birebera uyu munsi. Ubundi ubutaha tuzakurikiraho, ubu tuzakomeza ubutaha. Aha dufite amazina Danieli, dufite n'izina rya Yeremiya, umuhanuzi Yesaya. Abo bahanuzi uko ari batatu, naho hari icyo bitubwira. Ubwo ni ukuvuga ko mu gihe cyabo kiriya gihe cyabo hari icyo Imana yari iri gutangariza ubwoko bwayo. Uwo mwana Daniyeli, iryo zina Daniyeli riri kuvuga ngo Imana ni umucamanza. Ni ukuvuga ko uwo muhanuzi Daniyeli aje kubwira ubwoko bw'Imana muri icyo gihe cyo bari guhabwa imiburo yo kugira ngo byo yeke n'iteka bagiye gucirwaho. Ni naho nanone Daniel nanone agenda ibyo avuga byose aba ari kugenda aganisha ku iteka Imana iri guca ku icirwa y'abihana bose, igenda ibereka ibyabo. Ni ukuvuga ngo ni urubanza. Niba uvuze Daniel ubwo bakumva urubanza, ubwo bakumva iteka Imana iri kugenda iciraho abantu. Abo bose bayigomeye iri gushyiraho iherezo ryabo. Nko kuri Daniel igice cya 5:26 no kuwa 28, niho batubwira iby'iteka ryaciriwe Babuloni. Ubwo ntabwo n'amagambo nayakurwa mfata ubwo no kuyasoma. Aho ngaho niho Daniel ari gutangariza Babuloni ariho amagambo atubwira ngo many tekel farsin. Aya magambo harimo ikibundi busobanuro buremereye cyane, yenda mbaye bibabwiyeho gatoya yenda muzananyibutse ntazabibasobanura neza. Nuko muri iryo jambo ryonyine kuvuga ngo many tekel farsin, izo nyuguti ubwaho zigize ayo magambo zihwanye n'umubare 2520. Uwo mubare 2520 nimuza kureba kuri rwa ruhererekane rw'ubuhanuzi nabahaye, cyangwa se nimureba kuri ya karita y'843, murabonaho uwo mubare 2520. Uwo mubare 2520 ni nanone ugabanyijemo kabiri ubonamo 1260. Uwo mubare 1260 tukivuga ko nanone ari wa uhwanye na y'amezi 42,
ari wa wundi uhwanye n'imyaka 3 n'igice. Iyo ngibyo twabishyira kuri bwa buhanuzi bwa Daniyeli bureba iby'agahembe gatoya, bigasanga ko ari watwereka ko agahembe gatoya nk'uko tubona muri Daniyeli igice cya 7:25 kari karahawe imyaka 1260. Iyo myaka 2000 hari n'uruhererekane numva nakoze rwerekeranye n'ubuhanuzi bwerekeranye n'imyaka 2520, ushobora kuza kureba kuri iyi shene yacu. Ibyo y'imyaka, icyo kigo cy'imyaka 2520, urumva harimo umwaka w'1860 n'igihe cy'akarengane kakorwaga ubwoko bw'Imana mu gihe cya kera. Noneho tukongera kubona kandi karengane nanone kahera mu myaka 538, ubwo agahembe gato kari gafashe ubutegetsi bw'isi yose. Noneho kakaba kari gafite igihe cyo kubara imyaka 1260. Urwo ruhererekane ntabwo bishaka kubyinjiramo cyane, ariko menye ko ibyo byose bihari. Ariko mu noneho wacu nshatse kubabwira ngo ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo biri muri ubwo busobanuro dufite muri Daniyeli kiriya gice cya 5, ririya teka ryaciriwe Babuloni batubwira ngo meni tekeru farisini. Noneho ugasanga bihura n'umwaka 2520. Ni ukuvuga ngo ubwo buhanuzi bw'imyaka 2520 harimo amakuru menshi cyane, ariko se ni bangahe bashaka kuyumva? Ni bake cyane kuko n'ubundi babwira gutya n'abandi bagenzi banjye bagerageza kugenda mu mucyo ubutumwa buheruka, usanga iki kibazo cyarabihishe, kuko ubwo butumwa bwerekeranye n'2520 abari baragombye kubutwara. Ubwo ni ukuvuga ngo abari bari mu butumwa bw'amarayika batatu, abadivantisite, bo babitaye kera cyane mu ikubitiro mu mwaka w'1863 batangiye gushyira hawe ruhande uwo mubare w'2520. Ni ukuvuga ngo umucyo uryanye n'ubwo buhanuzi bw'imyaka 2520 warabihishe bose. Ni ukuvuga ngo ushobora kugenda ukagera mu aho waterane hirya mu nsengero hirya hino handitse ngo Adventiste, ariko ugasanga ubwo butumwa bwabo kubera ko babutaye igihe kera, niba babutaye abayobozi bari muri icyo gihe, noneho byose biragenda babishyira mu bishingwe. Ubwo ni ukuvuga ngo bizanira ibindi, nk'uko ubuhanuzi n'ubundi bwari bwaragiye butubwira ko n'ubundi icyo gihe kigomba kuzabaho. Niho ibyo ndagira ngo wenda n'ubwako ka information mugafashe gutyo, kugira ngo muzasobanukirwe yuko nk'uwo mucyo watakaye icyo gihe wari ukeneye muri iki gihe nk'icyo turimo cya nyuma, ariko barabutaye nabo ubwabo akenshi usanga bari kujarajara. Nk'uko no ku gihe cya Kristo abari abayobozi b'itorero icyo gihe, abayobozi abafarisayo bose bari bayoboye itorero icyo gihe, nabo ubwabo bari barayoboye ibyo bari gukora. Ndetse hari n'aho batubwira ngo Yesu ubwo yajyaga i Nazareti, nako ubwo yajyaga i Yerusalemu afite imyaka 17, ngo yagiye ngo abona umutambyi, aramubaza ngo ibyo uri gukora ni ibiki? Umutambyi ngo ntabwo ashobora kumusobanurira, ngo amuhe ubusobanuro amwereke ko ari igitambo ko ibyo ari gukora ko ari icyo cyigisho bahawe cya kera kose cyo kugira ngo bagire ukwizera, bizere umucunguzi wabo uzaza. Ariko ngo Yesu wenyine nubwo atarahabwa ubusobanuro bwose, ngo yarabonye aravuga ati iyi ntama ari gukurura bagiye kwica, ati iyi ngiyi ni ngewe iri gusimbura mu cyimbo cyanjye, ariko nanjye igihe cyanjye kizagera nzaba igitambo cy'abantu bose. Nguko urumva nk'ubwo nk'abayobozi n'abari babizi. Natwe rero muri iki gihe natwe hari byinshi nk'ibyo bitwihisha. Ubwo ni akari gaciyemo, reka ngaruke ntajya kuhirya cyane, ahubwo nongere ngaruka kuri ibintu byacu. Nuko nk'iryo teka ryaciriwe Babuloni, murumva ko hari kera cyane, ariko ubwo buhanuzi bw'imyaka 2500 nk'uko 2520 nk'uko bibabwiye, murumva ko noneho biri kugenda n'ubundi gihe cyacu cya nyuma turi kugenda ubwo buhanuzi tubugomba gusobanukirwa mu izo mbago cyangwa se ibyo bimenyetso tugomba kuba dushyira kuri iyo nzira turi kugenda. Iyo tugera none muri Daniyeli igice cya 7:9 n'uwa 10 niho batubwira ibyerekeye n'urubanza.
aho batubwira yuko ngo mu gihe cya nyuma hazabaho urubanza, ariko murumva Daniyeli ibyo ngibyo ari kubivuga ryari? Mu myaka 600 mbere y'ivuka rya Kristo. Urashaka yavuga ko muri bijya guhura na kiriya gihe nabwiye byerekeye n'igihe cya Maraki, kuko Maraki nawe iba yaratanze no ubutumwa mbere, nawe mu myaka nka 400. Ariko urumva ko nk'ibyo byose icyo gihe cyari igihe cya mbere cyose cyari cyaratanzwe. Ubwo butumwa rero niba butanzwe bakatubwira ko ngo hazaba urubanza, igihe cy'urubanza mu buturo bwo mu ijuru, ni ukuvuga ko umuntu wize icyigwa cyerekeye n'ubuturo bwera wasobanukiwe n'uko Kristo azaba igitambo mu butumwa bwiza. Hari Kristo aba igitambo, kandi Kristo akaba umutambyi, akongera akaba none nyuma y'akazaba umutambyi mukuru. Izo ntambwe 3 wazisobanukiwe, uwari kuba yarazisobanukiwe muri icyo gihe yari kubona ubwo butumwa bwa Daniyeli buvuze igice cya 7 kuri umurongo wa 10 bavuze ibyerekeye n'urubanza, agahita ashyira mu ntekerezo kuvuga ngo igihe cy'urubanza cyagiye cya nyuma, kuko igihe igihe cy'urubanza nikirangira nta kindi kizaba gisigaye. Ni ukuvuga ngo imyanzuro izaba yafashwe kuri buri wese, nuko Kristo azarangiza iby'iyo nama y'agakiza bizaba birangiye. Nk'ubwo icyo ngicyo cyagomba kuba ari ikintu cyagombye kujya mu ntekerezo z'abantu, abantu bakavuga ati ko hari ikintu kiri gutegurwa. Ariko kubera ko abantu none ibyinshi baba barabyibagiwe, bibereye mu bindi, Satani yarabahugije mu bindi, nk'iyo information, iyo nkuru yaba yatambutse gutyo ntigire ikibakora, kubera ko nta kintu iri kubabwira, yavuzwe gutya ko nta kintu iri kubabwira. Ku gice cya 8 umurongo wa 14 handi tubona iki? Rwa ruhererekane rw'imyaka 2300 bwa buhanuzi cyangwa se zambago, bya bimenyetso tujye kubona, bya matariki tugiye kubona, azatwereka noneho kuri ya nzira turi kugeraho, agenda atwerekana naho tugeze. Ayo ngayo ikaba none aribwo butumwa burebana n'umucyo w'ubugorozi buheruka, ari yarebana ubutumwa burebana n'abamarayika 3, cyangwa se ubutumwa buheruka buze kutubwira ibyerekeye igihe cy'urubanza rwa nyuma. Ubwo butumwa bw'abamarayika 3 tubona mu gihe 14 umurongo wa 6 kugera kwa 7 niho Bineri yigishaga ngo mwubahe Imana muyihimbaze, ngo igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Icyo gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye kikaba aricyo cyuzurira no muri Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14, kuko rero batubwira ko ngo nyuma y'iyo myaka 2300 ubuturo bwera buzezwa. Ubwo nagira ngo mwongere mwibuke, muze kurengera murebe mu byo kubyibara nyine byinshi cyane, mwakongera mukaza kureba ya karita nabahaye yerekeranye iby'u myaka 2300, urwo ruhererekane rw'ubuhanuzi ukuntu rugiye rukurikirana. Nuko rero ntabwo kujya kure cyane, nuko muri urwo ruhererekane, ariko hari akantu none natsiragira, nuko muri urwo ruhererekane ariho tubona none ya tariki y'umwaka 27 igihe Kristo yabatizwaga, hahandi twabonye yuko ngo ijambo ijwi ryavugiye mu ijwi ryaje rivuga ngo nguyu umwana wanjye nkunda kandi nkamwishimira. Muri icyo cyo kubatizwa, icyo kimenyetso mvajuru cyagombaga kuza guhamya yuko wa wundi Yesu uzakiza abantu ibyaha byabo, abo bose bazamwisunga, ko noneho koko Imana nayo ibishyizeho ikimenyetso igihe cyabyo. None iyo tariki nanone y'umwaka 27 yari iri muri abahanuzi bwa Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27, ariho noneho rya zina Mesiya cyangwa se Kristo rihita ubusobanuro bwaryo buhita nibwo bujyana bugahamya hano ukavuga ati koko yati mbese koko Mesiya wasizwe, agahita babona neza none bakabona bihabaye kuri iyo tariki. Bagahita bavuga ati yati koko murabona byose ko none biruzuye, ko biruzuye ndabyemeye. Noneho ni ukuvuga ngo ngo icyo kimenyetso ni inkingi itanyeganyega na gatoya, kubera ko ubuhanuzi bwari bwarabivuze mu myaka 600 mbere ya Kristo. Noneho n'igihe cyo kugira igihe kigeze, haboneka kiriya kimenyetso hariya nanone kiri ririya
buriya marayika nawe araje arabyemeje aravuga ati azasama umwana kandi uwo mwana azitwa Yesu, ati kuko ari we uzakiza abantu ibyaha. Noneho haje n'ijwi rivugiye mu ijuru, kandi iryo jwi rivuga kuri wa mwaka uhuzwa na buriya buhanuzi bwa Danieli igice cya 9:24. Urumva rero bene data ko burya ijambo ry'Imana riba risaba kugira ngo nyine ugende ufata izo ngingo zose uzishyire hamwe, uhite wumva umucyo neza ukuri. Uwo yari Daniyeli. Reka se mukire kuri Yeremiya, ariko reka ndagerageza kuruta Yeremiya na Yesaya, ntabwo hari byinshi ndahita, ntabwo bitindaho cyane, ariko naho yene twahita tubona amagambo make. Yeremiya bishatse kuvuga ngo intumwa ya Yehova, nuko uw'Imana yohereje, iyo nukuba ni kimwe mu gifaransa bavuga ngo envoyé spécial. Uw'Imana Imana iramwohereje. aho yamwohereje ryari? Yeremiya aza mu gihe ubwoko bw'Imana buri guhabwa umuburo yuko bugiye kuzajya mu Babuloni, ko bagiye kuza, ko Nebukadineza agiye kuzaza akabatwara akabajyana i Babuloni. Yeremiya rero iyo ntumwa y'Imana ku murongo waho ku gice cyawo cya 17 aratubwira ngo nuko weho kenyera uhaguruke ubabwire ibyo ngutegeka byose, ntibagukura umutima, ntazagutera gukukira umutima imbere yabo, kuko uyu munsi nakugize umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike y'imiringa. Ahangaha Imana ihaye ubutumwa Yeremiya, ndetse imweretse ko akomeye, iravuga ati uzirinde ntuzahinde umushyitsi na gatoya, ati kuko njyewe ndi kumwe nawe, ati kuko uramutse bigenze gutyo, ati nanjye naguteza gukuka umutima imbere yabo. Ku gice cya 19, Yeremiya igice cya 19 umurongo wa 3 aravuga ngo nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'Ubuyuda mwe, namwe abatuye i Yerusalemu, uko ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli avuga iti, dore ngiye guteza aha hantu ibyago, ibyo uzabyumva wese bizamuziba amatwi. Ntabwo baha amagambo menshi cyane, ahubwo nanjye ndabaranditse mufate igitabo cya Yeremiya, muzasoma amagambo menshi cyane iyo miburo yose Imana ari gutanga, ndetse hari amagambo ajya kugarukaho cyane hariya ku gice cyaho cya 6, ari kubinginga avuga ati ngo igice cya 6 umurongo wa 16 aravuga ngo nimubaririze inzira za kera, ngo maze murebe inzira nziza ariyo munyuramo, ngo noneho bagasubiza ngo ntayo tuzanyuramo. Imana iri kubinginga kubabwira ati nyabuneka nimwisubireho, ariko bakanga bakinangira bakifatira umwanzuro bavuga ngo ntabwo tuzagaruka, ntabwo tuzanyuramo. Ariko uko bikegaragara nuko ngo Yeremiya icyo gihe yagumye gutanga umuburo wa by'icyo cya nyuma, bagera ubwo rwose abami bamugirira nabi, ndetse baramukubita, bagira bati baramufunga, baramuasiga ubwo rwose nk'aho yakwihebye nawe, ariko yahoraga agenda kuri kiriya kintu Imana yari yamubwiye, yumva ko agomba ko imushyiriyeho kuba umudugudu w'igihome n'inkingi y'icyuma n'inkike y'imiringa, ko atagombye kugira gute, atagombye guhinda umushyitsi buri gihe cyose abonaga amagambo amukomeza. Icyo gihe icyo shaka ahangaha cy'umwaka ngira ngo murebe neza, nuko uwo ni umuburo wa nyuma kuri buriya bwoko muri kiriya gihe, ko nyuma yaho bajyanywe i Babuloni. Muri iki gihe cyacu cya nyuma turimo natwe, ubu ngubu hari abantu Imana iri gutegura, iri guhamagara kugira ngo batange umuburo wa nyuma. Uwo muburo wa nyuma no tubona byasho igice cya 18, abo bagomba kuzatanga umuburo wa nyuma, ndetse mu bakuru igitabo cy'intambara ikomeye, cyangwa mu gifaransa ni tragédie des siècles, mu cyongereza great controversy. Icyo ku gice cyaho cya 38 niho batubwira ngo
byerekeye n'uwo muburo wanyu ugomba guheruka.